humura ntabwo hazarenga imyaka 3 ntagakwishuye kirase manje ubwo ndava hano utayampereje nibuze ko ngenda enda hano rero ngiye imana ibisiri ni ibikiri ukunyereka mwari minyanye kizago ngo ziracari mu ntabwo mbijyanaga nimbijanaga hanze none se ubwo ninde igihe ndagarukira nje ugahita uyampereje ashaka kubura nsaduka ngo gusaduka sibyo ndikorana gazanya koko nasiga urakebesha utaranya n'iki gikorwa cyawe cyagumiwe Gibyo se wabinzana go nasiga gutoranya n'iki gikorwa cyawe kwitana ko nawe uri umubyeyi wa kikomezana ni makeya Karame pa. Dukutunara utari kumva. Ntabwo nakumvise. Rindagiye. Uru rufunguzo kwasigaye nkeye. Izindi ziri kujaye. Nese iki mfunguza muzukuru babaje bakazita. Biratyana nabyo buretse. Hari ico nzicira hano. Ibintu bitazaga ngo byicare hamwe kwirwa biri ku gihurumbe. Gaho n'umuntu byaje bikarandaguza amateke ga kareke. None se niba bageze hano bakabura icyo kurya. Kutampfurembe sijyakote. Ntabwo sijo narifuze. Warifuze. Ejo ntabwo narifuze ntabwo ari mucumbi. Ariko senti kuko ntawe si nkawe uzavamo umugore. Ndavuze ngo gusohora gara amacuko. Kintu kingana gutya kikinyara mu nzu. Kakaje butasohowe n'indura zikumenera. Sikuni nzu yose ubwo ngize n'imbeba yapfiriyemo. Anasora ubugahuro karindagiye. Ntasoni nkawe uzimarira iki? Nukifataga nk'igihwera we nk'igihunyira. Umva se ngufuri rero yakomeje yapfuye. Iri gupfa. None se urayikuta ku mabuye ikora ibyo urifunguke ko. Uzimenye mu gikari. Nazimenye mu gikari. Ariko cyane koko nkawe. Tubutekerezaga iki? None se pango ziki. Unhana gahungu kaza hano ngo kagutereke wenda ndebe. Nisi warababuze. Bugize imyaka ingahe? Ngo nguru gutukuza ibyo bintu. Rimwe nzabishishimuzo intuza. Isarabwaye. Nese pa ko nari nkundanye n'amafiyera akabafunzwe. None urumva ko kanukanya nabambonye. Nawe urane. Ariko mubonye urana umuhungu. Ari gapa rukundo na hano rutajya. Urebe ko azavamo. Urumogi. Mama nangaye. Urumogi tukoze leta yarakoze. Aragiye bazamuha imbabazi muri afunzwe kangaye. Irasi inshuro ya 6. We yapfumuye inzu. Tubu nkuri ugiye wamarayo n'icumweru. Nese pa ko mukunda mbikore gusa. Siba shaka abandi. Ugiye kureba nka nkubu koko niko sente. Kwajya mufite amaso ariko ntaco gabamariye. Kumbizi ko umwana w'umukobwa buryo umuhungu wihambiyeho ko atapfa kugucika. Kaburi ugiye kwa ntuza. Kwande se none. Kwande none. Rero mumbwira. Reba umuhungu wa ntuza. Ubonaga mutaba mukwiranye. Ubuhe. Ura muhungu wa mahame ubukoko ntumwakundana. Samwe. Reba ura muhungu reba hari umuhungu w'umukozi wo mu rugo tuziranye. Yirirwa nyihambiraho ngo nikigingi njo no gukundana n'abakozi wo mu rugo. Nisi wakabimenye nje gukundana n'abayaya. Hari uwo nkundaga ariko ntago nkundaga njewe. Akwangiraga iki? Ngo nagiye wabo ngo ndya cyanera. Kambasi. Tukoza wowe ntibabeshe. Ubwo bageze ubitandaguza nkuko hano bagumeze ntagati. None se ntibari batetse neza hano umutekaga neza se amateke n'ibijumba gusa. Kandi bari batetse inyama n'umuceri n'ifiriti. None se wakwiyoreye ukuntu wakwihambira kuri Samwe ramuhungu wa mahaba. Nawe siningera yakanyanga. Arakwanga sinawe jura mwibunduguza. Mbese nawe uzama amafaranga nje kugura utwenda twiza nk'abandi bose remba natazabona umugabo. Dore singa iki conyoko yasize. Zagifata nabi zarecu za. None se pa iki ngiki ari ikintu bunajya gusura umusore. Ngo gapfawe. Weho gahundi hayi. Ramuhungu wa mahame. Uzagende muje muri icarana. Nashora n'intoki ashaka gukabakaba.
nk'iby'iki gihe ntuzazifate. Muse nzamureke. Uzamureka ko ari yashaka nk'uwakoye ibyo nta kibazo nzabyirenge. Ishima yo mu Rwanda yananiye pe. Yananiye rwose. Niba amaye natwangiye ngashaka kungabanya. Sana mama. Mami! Ma! Oui. Singi nihorera. Cyangwa nakumvise. Nshaka amazi kwishimye. Mana yanjye we. Mami, ko ngi nihorera. Cyangwa nakumvise. Kansuke. Umva mukuranyishe gripe. Uraza kumera neza ariko. Ariko na Oui. Uko ushaka kwabiterwa na klima yo mu Rwanda. Byashoboka. Kuko nkiri hanze nta kibazo nari mfite, akazuba iki akayaga meruka kurwara gripe n'ubundi nkiri mu Rwanda. Hanze nabaga meze neza nta kibazo akayaga. Mu Rwanda hananiye ahubwo nisubirireyo. Oya. Ubu byakunda se. Gripe zanyishe rwose. Uraza kumera neza ariko. Papa yagiye none hora. Ntabwo mbizeze rusagenda ariko ntabwo ari gutinda aza mu kanya. None se Oui. waje n'ejo ntitwabonye umwanya wo kuganira. Kwishuri byari bimeze bite? None byaragendaga nyine nkigerayo ubundi bigo byabanje kungora. Abana b'abanyamahanga nabo babyumva kuva English nyine nari menyeye kwivugira ikinyarwanda cy'inani biki ariko ngerayo nsanga avuga igifaransa n'icyongereza n'indimi nyine z'international. None abantu bari roko cyangwa se babamo imbere mu gihugu nabo bafite indimi zabo nkuko tuva mu kinyarwanda nyine akantu kabuko mwihariko birancanga wajyaga ngo ujye kurya nkajya kuri toilette yari bigoye byatari ariko nyine ukomenyera cyane ko nahenzemo nakongereza nyine urakoresha nyine mba byari bitangaje byari bigoye ariko navuye ndamenyera nyine nanjye nkamenya ngo tugiye kurya nanjye nkamenya ngo tugiye ahangaha mbona n'inshuti z'abana b'abazungu numva yenda bikunze sinameza amakuru ya Samuel inshuti yanjye niyo twigana Mwako wa Mahame se? Nyine tukatinza nawe se Samuel tutakana Samuel. Uri wigiye kukimvuga Samuel nkabona uhinduye isura no kubera iki? Kwa Mahame nge ndabo ntabwo byavamo. Kumuna ujureka ibintu nk'ibyo ngibyo. Samuel ni umusore mwiza. Samuel ndamukunda. Ndiye uruhare rwose yagize mu myigire yanjye. Sibyo? Sibyo basobanuriye. Niba watumye utsinda se? Niba watumye utsinda hanini. Nasinjye nishoboreye iki? Niba yarananiye. Shimye nuko nguko. Nari kujya kwiga iki hanze. Diplome yanjye ubona kuriya aya mahirwe yose wabonye yagize mu buzima bwanjye no kubera Samuel. Uramuntu yakaza ko Samuel nta hantu wumva pe. Waje wumva basi iwabo wasamye ko mupiki basi. Ntacyo mfa naba ariko ntabwo kwa Mahame ntabwo nagushingira. Kubera iki se? Kubera iki? Bagukoreye iki gishaka gutuma basi nyine abana babimukiye bikorera umwana wawe basi ubone ukuntu nje mukunda. Ubwo se nagusura kwa Mahame na nyina kebesha. Urumva nagusura waje wumva ko waje wumva abana babyeyi bashyire ku ruhande urebe umuhungu basi. Samuel si umwana mwiza. Oya ntabwo byashoboka. Nuko kwibona mama ngiye Samuel ndamukunda kandi ubyumva. Samuel mwakundana mwakwishingira. Ntabwo urwo rwanyu nzigenda ugeramo ngiye. Ntabwo narukandagiye muri umunsi n'umwe. Ni ryari basuzotuma nishima bwari. Reba nagiye kuvira mu Rwanda dupfa Samuel. Ndogenda garuka ni wowe wese ko nabamuretse wese. Mana yanjye. Wabuze iki mumureke? Ntabandi bahungu mwigeze mwigana. Nyine twariganye ndanahuye nabo pe. Samuel yaguhaye urya hano urushaka. Samuel yaguhaye nta kintu na kimwe yagezamo. Neza wamukunda Samuel anyitaho nanjye Samuel ndamukunda kurusha ikindi kintu cyose kimwe. Neza wamuretse. Yemwe muri abana. Karibu kiriya. None usutu nyanya waranguye ko ndiko nabira. Nziza. Kiro kibirayi nangaye. Kiro kibirayi ni 300. Bura sisi twaturayi tuzi. Nabo mpamwe kirayi cyiza. Wibira bitatu by'ibirayi. Ufite nka 30. Ibirayi. 30 bya biri. Ngaho pe mushiremo vuba ndi kwihuta. Ndi kwihuta ariko.
Hakuje apima nawe dore umuntu abagiriye ahantu babure kuba ngo yagiye. ariko siye muhungu utuye Unisha icyo givuga cyose ko niko nananye. nta byaha kwira Cyoshiraho. utuye ahagana hehe Niso mvira hepfo hafi no kwa Bijorija. Dusa n'abaturage. wandangira kwa bijobije ko bijobije nyambuye Nariko manzi shemi inyanya reka manzi niyahire nisi byo kurajya nibyo binzanye. oya undangire nashiramo n'agasuru Cyoshiramo n'inyanya. cyemenya Ntabyo ari byuzura. ntabyo ari byashika ngapima vuba ariko naje akora na kuraje. ati ni ikibazo cy'intuza cyo kutabimenyera Wasango nashaje. bimenye vuba n'Imana iri kujirangarukaho Ariko niko nushaka. naje nkaba nk'ikimara iyi ngashamo n'inyanya za 500. za 500 sinkuye hasi ra Ndandi sikonje kuguhayira agize ngo zipfunyika mu kinyi oyashiramo neza ndagenda nigengese ntabwo ngiye kuresha. Haryo ubwo ibiro 30 kuri 300 ni 900 n'inyanya za Yesu dufite kode ngo tukwishe kuri kode. nta telefone nagira mwana wanjye Ndahakira. Rero uwo musaza rukumbaza turaturanye. Ariko ntabwo ari kure nyine. Nese undi arakumushakira. aranyambuye dore aka kameza kari kuzuye Arakwambuye ariko nukuza buri munsi wagira ngo ni ngo ne wambwira nka mukuru bw'ina ko kuruta. oya ndigira ya nkuko hantu ngira urutoki Dore wa ese undi agutongera urutoki. Uragenda ujya muri kaganda gakasuka ati wongera umanukeho gatoya ku nzu y'amabati gasa n'agari gukurakura. Iyi nayo no musaza arakoze ntabwo. ukurakoze Naho ngaho. kanya n'ikiryaye ngaho. arambana bashe bararya iby'ubusa bakunda ibyiza bakenye ubusa ari kugira ngo aka kameza zaho katurutse kugira ngo yisubize mu rugo bumasije kwimenyerera ubuzima bwiza ninakuja ndihekenyeraho ubuzima bugakomeza nje batangiye kungirira icyizere ari kugira ngo nanje nabaye umukire ahame noneho sukumya ibi bihonye byose ndaje ndabigira ndabishira mu supu turi twadususa mana ntakwe tari kugira ikunza n'abakire nayo mfite impamyi ubu haharabwa ari bwanyishe amen mukomere yego girego mpaye makuru ki girego nawe ndi kubona rwose utangiye gutanga ubuhamya bubi ubuhamya ubuhamya si byo gahunda twari dufitanye ibyo wari wambwiye ubu warabikurikije ingufuri nshasha ingufuri si nibyo ndi kukubaza ukuzi yuko njaga kuranguza amabuye mwaje murarya mukishura ko mukundaga iby'ubusa ariko kurya bakishura umuntu mukundaga ibyiza muke umuntu arapfuye avuye ku isi atakwishuye arapfuye si gupfa nibyo binzanye namwe mwakuja murabyukiriza gareba ugampereze amaki amafaranga gazanyanya si wari nose baka kanya ndagafite ariko ubu ameza ane amafaranga 200 ndenda kuzakwambura ameza ane si uri kubona yuko ngendaga mu isoko bakanzikira humura ntabwo hazarenga imyaka 3 ntagakwishuye gira se wanje ubwo ndava hano utayampereje nibuzi ko ngendaga enda hano rero kingiye imari ibisibi ni ibiki buri kunyereka umwarimu y'inyanya ngiza ngo ziracari mu nimbijanaga hantu none ubwo ni ndo igihe ndagarukira nje ugahita uyampereje ashaka kubura nsaduka kuko gusaduka wose byo bishora nazanye aho koko nasiga kutaranya n'iki gikorwa cyawe cyagumiwe ibyo si babinzanaga nasiga kutaranya n'iki gikorwa cyawe cyagumiwe wakwitonda ko nawe uri umubyeyi wa kisamezana ni makeya tondago amafaranga gawe nzagaguha uzagama uzagama siba reka kuburandinda nsibe kubyanje ariko koko meza mwaramenye kurya iby'ubusa hari ni miliyari mwamenye kurya iby'ubusa karya umuriro nawe nubwo ndi wawe nasiga mbatubuye nagusanda siba umva ndagiye saa 10 ngaruke nsange mwayabonye n'intayabona ndagutarana na cya gikorwa cyawe cyagumiwe inde wagumiwe weho ndabatarana nasiga amakinja watuza wamubye ko nawe wabyaje nawe ko bazagumiwe saa 10 ndabaje amafaranga yanje nyabona mwekuja muri ari ikundi byiza mukene inde wagumiwe baguhura kugenda bwera gahuye ukabimubigutiye banyumvirara ariko ubundi pa uramuga ni muntu siba nawe birandodokaho twamuga ntibari kuvugisha ukuri ntiwagumiwe ariko nagumiwe rero ko nzamubona ubu caba warashatse izo nyanya nsiba ndi kuja mwago madeni gose
byose sindukubijamo kugira kandi ngasha gutera induru none wagamuha gira ushaka umbira mu rugo none nje ndagorwa n'ibondo rimwe byose ni wewe ubinturaga ikintu kiryaga nk'umukenganya ninje biguturaga ibi byose ni wowe kaba atari wowe ntabwo biba bigeze aha ngaha umuntu nawe rero ari gutinda none se pa ntubura mpampaguzwaho ni ibiki ibyo bintu ntabwo weza kubifata yego kagweba none simwa bimeze bite none naragwijije shampitse ibibazo by'amafaranga nawe rero ngwino ufatiye imari cyangwa nyihera abandi cyabo banguka gushaka iki nari ndi kubitonda uzi icyo inkura mu ngo kwa Cuma byibura kwa Cyuma wowe Cyuma nawe nubwo tudanganya ubushobozi wenda fazari ariko naho Samuel wowe hajya icyo Cyuma wafite mu ngo rwo yitwa Damour kubisetse Tine Damour notator njyewe ako Damour ko nagera mu muhanda se namwereka inshuti zanjye sinumva mfite confidence ni nisheri wanjye ko binamujana mpamvu mubwira impaya kwa Cyuma nubwo baciriritse kuko biri kwa Mahame noneho wona nge na Mahame nyerekeresha we njyewe bishoboka ababyeyi ba Samuel simbitayeho ndeba iterambere ryanjye na Samuel ni umuhungu w'umuhanga Samuel azi gukora ashaka amafaranga umuzaba nyine bantu nyumve nane njya hanze nakumwe yicaye twafaranga kuri konte Samuel yaratana yafite njye namufasha tukabana tukajya numva wakataje cyane nuko Damour Damour umwangi iki ko ari umwana mwiza Yego mama uransekeje reka ndi gukora icyayi papa bari hafi kuza cyoko si bya Damour ariko numva wakomeje Damour team mugatimba ntabwo mirwa nkakuba mu ariko so ndi ko neretse agenda ari umurakore kwiga kabagarutse ndi ko yambaye ukuri ariko amana we yewe byawe n'abaramutswa n'abakwe koko ndumiwe umukuru wawe rero asigaye yarawe umukozi komera cyane komera nizo chama amakuru igowe zote igowe umugabo zimuri kugendana mu gihe kandi umugabo turahuye rero ngiye kugushaka Mahame rero yego nzi yuko iyo wariye ibintu binoze ukabishira ku murongo bigeze kandi nkaba nzi neza yuko uri umukurajeri hano muri uyu mudugudu rero icyo gituminza kukureba uranyumva dufite amasengesho y'imbatuwa mugabo zabera hari hepfo impande y'umudugudu wa Condo urumva abashamba tuzaba dufite apotre cyangwa se aposo umukozi w'Imana bijiyo girigwari wa musaza wagura gusimbuka kwikoza hejuru arahanura shaho ibintu bitembere urumva aherutse guhanurira umuntu byamubayeho urumva none nje kukureba rero ngo ushishikarize abantu ibintu byo gusenga kugira ngo mu kanya gatoya saa 3 abanyuranyi wa moda bacemo duhurira he haraho impande y'umudugudu wa Condo hariya kuri ka Gashamba ubwo muhaye inshingano uzagera ngo ngire n'umutekano niyo yaje uriya mukuru wanje buriya ntabwo uraboneka murukankaho dore uyu mugabo no mu nama ntakiza nyibwira mbese mpere ruhande buri rugo namba ntoranye ubwo uhera ruhande buri muntu wese umubwire yuko amasengesho aharanije umubwire ko tuka rwose w'Imana apostle
Gihigwari araza kandi aranabahanura wowe undi uhanuraga bikaba mu gitondo kecucu andarata ubwo rero ndabona umudugu nuko jewe kawereje abanyuranyure mavo bavuba uko jewe nubwo ndi kukubwira ngo nanje ndabampari yego ndabampari ariko ndapinda cenze nimfashwa cyane ariko muri no kuzura umwuka mfite gahunda nyinshi urabona uziko wa muhungu wanje yenda kuzi kandi twenda kuja mu bintu byo gufata irembo ubwo nyuma yo gufata irembo nzimuka amungu wa Samuel si amundi bigaga foma uziko yabaye sinzo hari ahenda wazuye no biga amenyaga ko avuna ku mudugudu inzu mu mudugudu none ko guzi nguri inzu hano hirya sikumva rero ni parafiburamo ibindi byose ngo birimo neza bye ubwo rero ndi kugira ngo nshaka ukuntu nakwimuka nimara kwimuka ku buryo ubukwe buzaba nyine urabona nyine ndigaga mfite umwana nakomeye namwe utazancisha mu bintu byarakemutse ugagera ubuzima bwo muri gato buragoyemo umuntu wakorera bibiri buri umuyede agira ate ni ibibazo bidanje bakiri mugura inyanya nziza ibirayi n'amakara nangahe amakara kilo ni 400 ibirayi kilo ni 300 jambo gose aruvuga rimwa kawunga Gitunguru nangahe igitunguru kimwe n'ijana mufungo nangahe inyanya umufungo ni 500 500 yafata oya duwego no 300 zanamwa none se ntacyo gutwaza mu baduha urabona nta kintu twara guca bitwara cyo nta kibazo ko mufungo mwemwe uyu umwe burahagije wafata ugundi oya agura deni igitunguru nangahe igitunguru ni 100 ni 300 yose tuguye 200 ako mwaka tuguze birayi mwana mukataga gafiriti nubwo bigize umutsi nabi nagafite turaje munyishuri tukwishuri nabwo nangahe 700 ni 500 oya 200 300 inyanya ni 300 ibitunguru 200 nubwenda akira muzagaruka tugarure no kumanza nafunje ko tugiye dushaka abagore tuve muri gato bimaje kugora ariko ni byiza abagore kutabira iki ni sozi kamvunjisha ariko rero ariko nta makara dufite ha amakara ngaragaje gushira tutateka kuri gazi okay nta kibazo bo ntacyo tugarura ibirayi nta mukiguzi ibirayi tuzahahejo tuvuye ku kazi tugarurire kamvunjisha umva kuvunjisha byorere turaza gufata n'ibindi bintu aje kwaza gufata n'ibindi bintu bano nk'ibirayi nabwo amakara gazi baye nkeye ishize uryoherwe amafaranga gugu munsi turaya izi mbuto zose urazimara mukobwa we Tine we Tine izi mbuto zose ni iz'ibiki izi mbuto zose ni nyinshi tujye kubona mfite n'umushyitsi umushyitsi uvuye he umushyitsi uza mu rugo atavuze se umushyitsi wawe Samuel agiye kuza kunsura inde Samuel aregureruye Samuel aje hano nkandese aje mu biki tuvuga neza usije uzabona abashyitsi bagiye kuzana bansura utukane nese aje mu biki aje kunsura wabibwiye ndetse ko ari buze ugiye kubikubwira ugiye kubimbwira ariko ndabibaza ugiye kubimbwira nese umushyitsi aza none aha agahita utubimbwira ako kanya utabimbwira se mbere y'igihe kuko Sam n'ubundi umuzi numvaga kubikubwira nta kibazo araca heze umuhanda wose aziye katete na yinjira hano mu nzu
Wabuze ko yamenyeye kurya ibidodoki n'ibihaza n'ibijumba wamuha imbuto arashaka kuzirya ku nkumi ariko kugira ngo Samuel uvuga hari mu wa kera wo muri 90 na 70 hari yengera inzu kunaziga n'undi yafashe amafaranga miliyoni n'ari zingahe akagurira abo ikibanza cyo kubakira ngira ngo n'inzu yaruzuye ubuzima bwawo bwarahindutse uretse ko ibi bitoki se oya yarabira ntabwo akibyina yarabiretse aho ufite umuhungu wawe wagiye hanze gushaka amadolari ugakomeza ukiba wapi gukomeza ukiba nta makuru ufiteho buriya ni ukuri niba yabateje imbere mama bureka kumubonaho ntabwo mbaheruka ariko uramuzi se buriya hako Samuel uvuga numva ari ubundi Samuel ni yarahindutse uzi ko nawe bogari Samuel yarahindutse Samuel rwose niba wateye imbere kugira ngo hari umuheruka kera kwa mwana nta kiza cyabaye niba tuvugana mukanya kuri telefone arambwira ngo agiye kuza muri zino karekezi wacu akora se washashanye mufite ukuri ahubwo si ndarebye shyira kareti se shyira gasombe se birancanga nawe kamutegurira ugabura Samuel se urakomeje ndakomeje kandi ahari bubirira ariko ubwo se urumwakira no munzu yicara rye wagiye umubyeyi basi ni umunda nese basi ngira nkunda nawe ukunda ko Samuel simukunda nese ni nkunda n'ibyanjye byose kujya kwa nyirakebesha kwa mahame kuko ubona abantu bagutwaye cywagira ngo hari ibindi bintu runaka mu mutwe ntabwo byapfa gukunda mujye muhurira yongeye ko ntakinjira hano muri runo ngo haretse akaza kansuza ko atari buhatinde bagusuhuza ntabwo ahinjira vuba kugira ngo mbone ukuntu nitegura atansanga nsa gutya aza kumara iki se hano nawe sinzi ukuntu umeze umuko usenga kugira gute basi n'ibyo ngibyo wagiye ubikizwamo umuntu amahoro bikizwamo se na Samuel ariko se wakunze Damour mbabara reka nkubwire ntushaka ngo twumvikane muri uru rugo hari amahoro ataye bigende neza ndakubaho urabizi ntongere kumbwira Damour Samuel nibesha akagera hano njye nawe turembwa n'umugabo wagiye kumera wongere gute imisugu kuza kunsura kandi nyako yinjiyemo hano mu nzu cyakishiramo hano mu ntebe ndamusohora Samuel urakomeje niko kuri Samuel niyibeshe ngo wambabariye ko turi butinde akaza kansuzaho gato gusa bamwe mafunga umutwe akaranaza aranaza ibyo yigira byose kumucunga asinziriye se ubundi asinziriye akamubangiriza ubasa hageze mwana yanjye atari kumfata se kandi siripurize zo wabona ntunguye alo shari ugeze he nari nabanje hano muri nobati ndimo gukoresha imbaho kugira ngere mu rugo abakozi bashiremo zo kurafu mu nzu ya muzehe ariko mu minota mikeya ndabamugeza ndi hano muri zino kandi ubwo sheri uraza gukora bya bindi byawe byo kuza ukaza gutungura umuntu utamubwiye ngo ugeze nugera hafi y'igipangu cyacu wanze umbwiye ngo ndahageze oya ndaza ndebe aho imvura yanze niba ikibuga no gukora ku mweyo oya no ndarakuruye deja ariko nyine ujya kuhagera ubanza umbwire hari impamvu sibyo ndaza kuvugisha mu kanya nimbona hasigaye nk'ibintu bitatu cyangwa 5 kugira ngo bagereho sawa shotani tembo no